abantu 200 muri aha ngaha nimungiye kubaha akazi. Mu Rwanda ni igihugu cyane. Uri kunyumva Tesha? Amafaranga umuntu ashobora gushora muri Kigali akagira akantu akora nangahe? 26, thank you. Ibihumbi miliyoni 3. Miliyoni 3 wagira akantu. Oye wagura moto ya supira ukayishyira ku muhanda. Wagura ebyiri kuko igura 1,200. Wagura cyaci moto kimuri imizigo. Rifani. Tugende rero mwumve ikintu ngiye kubaha. Turi kumwe? Yego. Ubu ngubu turi kuvugana kizeho miliyoni 5. Urumva? Ndazitanga hanyuma 5 ziri nzazitanga icyo nshaka maze kukibona. Munshakire umukobwa muremure w'imyaka 24. Kuva kuri 23 kugeza kuri 26. Urumva? Umukobwa muremure utari muremure cyane uko yabangana kose. Uteye neza, uteye nka Pamela. Ureshya na Muyango, urumva? Uteye nkora kwa Mutesi Jura ariko pana by'ibikorano nyine bya nyawe ariko yavutse. Urumva? Kabano wamyutinze kuri mu rusaku mani. Shaba tuzengereje kabisa. Ni wowe ni Tesha. Ndakwiyamye nangiye kurakara ntarumva ari by'uwo mukobwa bigire vuba. Okay, bad bitch uranyumva funga mic yawe. Okay, yari bad nyamunsi. Ahambirwe. Urumva? Hanyuma uwo mukobwa baza wumve uwo mukobwa agomba kuba ari isugi. Fine ndashaka kurongora. Kandi seriye. Uwo mukobwa niba umuzi hari ahantu umuzi. Urumva? Munshakire. Ko nuvuga ngo bisaba kumubyara ukamwirerera. No diseriye man. Miliyoni 5 ziri cash. Hanyuma noneho nzagwa miliyoni 5. Nuzitanga zinkwano uzazikura. Ibyo bindi sago twa byihorere. Uwo mukobwa ntaba. Ibyo diseriye man diseriye. Agomba kuba niba ari isugi wivuga umukobwa muremure basi vuga umugufi. Uretse gato. Oya ibintu byose wavugaga numvaga mbyujuje ariko bigeze ku busugi ndacangamuka. Ngamatwi uretse gato. Esha wowe uri isugi mwana. Uretse gato munyumve. Umukobwa muremure urukumva utari muremure nashaka ntabe muremure cyane sibyo? Ufite imyaka 23 kujya kuri 25 biroroshye mani. Hanyuma uwo mukobwa agomba kuba ntabwo nsojye ibintu byinshi. Nashaka ntabe muremure cyane. Agomba kuba ari isugi atarakoresha social media na rimwe. Urumva? Isugi atarakoresha social media ho na rimwe. Ari muremure. Ndaza kukurebera mu badeperi duturanye. Uteye neza bakora abadeperi sibyo? Uwo mukobwa numara kumumbonera ukamumbonera ukambwira ati ngo dufata nguyu 5 miliyoni ndaziguha. Miliyoni 5 ndaziguha. Kandi ndiseriye babantu mwiga muva mu challenge yawe Godfa challenge yawe kugira ngo umuntu azayitsinde mu buzima umva kareka 26 cents wamaya kama ni gram sheri mbabari bandakubujije kumuhutaza reka nkubwire numvaga ibintu byose mbyujuje gusa icyo ntujuje ni social media icyo cyanyuma no kubura isugi oya buze social media ntumvuge ntunshira amagambo mu kanwa Tesha no kandi ibyo ari kwabwira ndakomeje ya so urumva iyo social media wagakuyeho Tesha nge ntago turi mu kiganiro ngo uri kunyita ndimo ndakubaza kugira numva ibyo wujuje niba hari ikintu ariko ni nabyo twanaganira ariko se mwatu ngira niba dore bigeze ku busugi karamyu ngo guturi ubusugi nta muntu uba uhagazeho pa ariko siko muzi ko abantu bose ari inyazangira barara nkamwe kafaka mva Godfather njyewe mana nanjye ndi Godfather hari kera ubwo bicaraga arabanze barenze 5 bakaririmba ngo kucyuri isugi guturi isugi umukobwa wo mu mujyi umukobwa mu cyaro ngwino Godfather agukeneye miliyoni 5 turazisabwa ariko umukobwa w'i Kigali we rwose oya ntabwo idazemara aho yabari yabari mu murwa yabatari mu murwa fakano kubusugi nawe gakuremo umva reka nirebere poni niryamire umva ngo muri iki ngo ugiye kureba iki ngiye kureba gasobanura Tesha ugiye kureba iki say it again
Say my name, baby. Oh my god. se bad bitch ko iki wiyise gutyo Ni brand sheri. Ariko mana brand we. Brand. Bura. Amufashije umuntu we ntabwo babitubwiye ejo babimbwiye ejo sinzi niba ari byo muri ngo bivugiye kuri live ntabwo nabyumvishe n'abantu babitubwiye ejo amafaranga yose bahaye yago hano mu diaspora yarayamuye niyo mpamvu nge nta muntu wambikuriza tutegeranye kuko ntagukuramo iyo kosa ubundi si umuntu account yo kundi mugabane yizeye iki ubundi se Godfa ubu nibisaba za email n'ibiki kandi nkabona byibu oya ushobora kohereza amakoini yawe kuri account y'undi muntu akayagira aho so oya ariko ntabwo byari byo no ntuzarafata agashyiramo umuhereza PayPal biroroshye areka dore nese ubundi Godfa nge ntago PayPal nayi downloading ntabwo byakunze asubundi ntabwo wayiteresharija ntabwo bishoboka ntabwo downloading ntabwo muri Afrika PayPal yemera ya nibyo ntubize se ntabwo ashobora kuyiteresharija agakoresha telefone y'umuntu uri hanze akamuha pini ibabyo ntabwo ibyo nge nkeneye ibintu bya process nkeneye umuntu turi kumwe amafaranga yanjye akavaho yamaye très bien yo kujya guca mu mapini nga pini zanze ngo sinzi ibiki iyo batangiye kugira ngo pini zanze barimo kukubeshya ntacyo mfataho pini yanga gute se afite telefone Juliet nzajya kumureba mbikurize naza n'ibintu by'uburiganya riratama zarikuraho Mutamba ntabwo yakora ibyo bintu mama she's so kind amafaranga barayarya kandi yihorere kwishwashwa se kandi baho ariko Tesha wowe kuri kind se mbizi no kwishwashwa se bihagazeho cyane erega wanyoye amata Tesha hari ibintu udakora niyo umutima wawe bishakura byanga uba amata ndayanga niyo wayamera ifaranga ego bana bakarekeze ndaravye uziko mu rugo bajyaga baduha amata ninjoro mu rugo bajyaga baduha amata ninjoro bakatwima ibiryo brongo tuyarari yego kugira ngo mugire ingingo narayahaze cyakora umuntu yanyoye amata ya umuntu yahindukaga amacunga icyansi kiwe kitajyaga bo munsi ya litiro 2 oh yes mwari mumeze nk'utunyana tw'imitabo none ngiye buri gihe nacungaga kaka wanye nkajyanda inyuma y'igikari nkayabogora niba ari ukuyabogora niba ari ukuyamena nasigazagamo gake iyo yamenye ubishaka ni ukuyabungira ubwo narayabungiye inshuro zitari nkeya none tugomeje kutwigisha inka rega abana abantu bakunze inka badukanzeho I know ariko nta mukonyi nuzi ibi bintu have byihorere wewe wenyine nta mukonyi nuzi bya TikTok wajya kujya kugukanda barahari Uganda barahari benshi tereza gukubisa inkoni mu mutwe cyangwa ku kibuno ngwayinunu kuyabungira ngo nukuyabyarira ya nukuyabungira iyo yamenye ubishaka none si wanditse kuyabyarira bikuye ntumbaze rega ni Suzana ngo kuyacurangira ndakubujije Tesha vuga umugani saba ko nyine nimwigaragaza abana biwacu Nyagatare ngani mwigaragaza ibyanyu ngo nukubita harya gusa nta kintu cyo gutanga kirimo umva nukubagondagonda umukonyine buriya ngo kumwima n'isakizi ahita akora munsi y'igitanda agakurayo yango nibakubitisha inka umva akakubwira ati ndakubyagiza ndakuragira ndagukorera iki umupurura wuma oba inkoni y'iki se ko amufata kuri ndekuranguye ndekuranguye ze ni Tesha naho uzi ndakubabariye yo reka nzaza mpakwigisha sha ahita agira atya tipyapya mcyaturase umuntu ugira Jemmy se ko wihebye bukirika ariko Jemmy ngwino hano Jemmy ubwiza bwe ntibwatuma yiheba nta bwiza ariko ubwiza burihe ngwino Jemmy
ntago muzi Jemmy naramubonye Yes, bebe. kuri Radisson yasohotse kumva amafaranga akura kuri TikTok yajyana muri Radisson. ukaba no birisoni narakubonye Radisson Blue ari Ariko Bad Bitch kuri singiye gupfa. vugisha ukuri ntakubona kutansuhuje Bad Bitch, ubu singiye gupfa my ariko love. nirwa nasaba ngo uncle nabona guri kumwe n'abantu Thank you, ndavuga Bad nti, Bitch, my ngiye love. Thank kubunza you so uruhara much. ndi umuntu w'umusaza ntabwo nyangendana Ariko sha n'abantu Bad Bitch Mwari babiri. nakize. twari babiri nyine none se urumva babiri wagira isoni Usigaye uza gusoroma hano yo kujyana Radisson sha. ariko Ego Bad Bitch. Yego mayoga. my love Bad Bitch. Jemmy none se abasamuma Radisson hari habaye ikirata wambonye. ukaba Nakubonye wicaye kuri tukenari. Thank you my love. Sha nincaginga nzaguhereza ikintu cyiza. charging asibiki ukaba no hari habaye ikirata Radisson hari Sunday brunch yari okay Bad Bitch. ariko mwaratambuka nkajya mvuga niba ari abana bari gukandagira imitima y'abagabo benshi nawe wawe twawukandagiragamo mutawukandagira nta ruhara mfite Sinamumenya Jemmy twari twahuraho. oya nanakwihisha tesha mbona wavugiriza induru ngo TikTok nuko nari ndi kumwe n'ikindi cyose nacyo kindeba nabisha nari kuza nkabagwamo Jemmy nuko mfata sawa sha. nuko tesha Sawa. Ubuse naza nkavuga ngo tesha nitwa Jemmy ninjye wawe ndo Yesu Nyine. mwege ntago abantu bababwira yego mana no muri gym Wese ntabwo ujya usohoka. ngo Franco ngo ndi ntuzaho kuri TikTok ntiye Ako se wasohoka ryari ko uri kuri TikTok? Niyo ndi mu kabari ndi nciyeho gato ndakubona. ndi kuri kabano se yambonye ryari yego ra it was a Sunday brunch Kumanywa. n'ubundi ngenda umwana usohoka ku Wagiye kuri branch mbwira abantu se ninaza n'igisorori nkabijyana ko numva ibintu byo kurya nge mpazi. bakubwira Ngo nago biba byemewe. Thank you Jaja. ariko rero disi yagomureke mumuzanana tumukorera ubuvugizi tumuhandi makoini Nge namuhaye na gift. Namuhaye imiti mibiri. utungu tubamaye ndongera ntutange ndi charge ngase mbikuye done sura muhizo ukuye utungu tubamaye ze ntitugenda Tugo kabano wamaye agatima. reka ndebe ko kaza Kataza. Sha Jenny wankuye ahantu ko. pesha ni izina ry'Imana nigakunda kare kunsaba amadolari 2 Yashireho nye. yego man nzakubwira igihe nzaguhera gift nziza Ngo muramukuru network abazifunze zibugande. kubera amatora yakwigarukiye mu Rwanda mbese ubundi Ibyo byihorere. ndabyihoreye ubwo ari wowe ntiwambeshya ndinde wo kuburana muri iki gitondo Shaje niyo wandebye ukankunda koko ndi munsi yawe Jimmy wanjye. None ariko hari abakene nta no gutanga n'ifi ndakora. Ko banigiyemo hagati koko. Nafi na manigramu naki. ese ni manigramu Nivuze manigramu none ndaseka nkatembagara habura gato nkubwire ngo reka nguhe Western Union ese ko twongera Jimmy rarangira cyangwa urashutswe. Jimmy rarangiye cyangwa urashutswe. Jimmy rarangiye je nikorero tw'abasaza Winsetse. we ariko nukora ko ntazanye imodoka yanjye umuntu agiye kuma lift yagiye kugenda hasi sinagenda n'amaguru ni kuri Muzese ko mwamuvuze cyane abayabakoreye ikira ko yongeye akigera. Muzehe ibintu yabakoreye mumveho. Muzehe ninde? 26 niwe wanjye reka nje kwiryamira. 26 yandebaga kavuga turi uruhara rw'isara bwayi nta kintu mfataho. 26 ararenze fo igihe nanjye abinkorera byatari. 26 kuzi ko ndi 27. Why would you jump on me? Why? What was the reason? Kuki twebwe turi mu matora batafunze network none se nukuki bafunga network haba habaye iki? Cheating. Nukagereranye ariko ibindi bintu byinshi nahari. Umva ntukagereranye visa n'ikarita ya mituweli. Okay, mfite igitekerezo.